urabona hariya gutya ukongera ukakata hakamo miliyoni 12 ngo miliyoni 12. hey Jesus oyi dore nuko nguko dore nibiyoza mbwira mbese ibi ngibi rwose n'inzara gusa amagara serivera zaneze oya seriveri asa abaseriveri bangaha rero nyemba mbona nta kigenda ese ntabwo rwasa no kureba ko twazimaze gatwongera mukobwa azi guteka uriya mukobwa rwose uriya mukobwa wanjye nanjye ajya ntungura erega umugongo harya vero ubwo noneho tubiragenda gute ko nzi yuko ubuzima bwaducanze ariko nungutse igitekerezo ubundi ubu tubona tuzaguma muri ubu buzima kugeza ryari kankubwira igitekerezo nungutse waretse hari ahantu tukahashyira ku isoko tukahagurisha umuntu ntabwo yahindura ubuzima ariko si ubu ntituhagurisha kandi ariho twakora icyo kurya noneho bizagenda bite gusa ayo mafaranga bazaduha azadutunga igihe cyose gusa amafaranga bazaguha uzakuramo uwuhe mushinga ku buryo bitazatugora n'ubundi nk'uko tugowe ubu icyo mpfa n'abagore rero mutinda kumva vuba ariko mukumva reka nkubwire none se kubona ko n'ubundi kugera mu rugo nta kintu kiri turahinga bikanga kwera waretse kuko tukahagurisha ko tuzashaka ahandi hantu hera ndetse ibyo hahandi hera noneho tukajya duhinga tugasarura wenda n'izi rusoka azajya zizura ukuri ariko umuntu yariye nase ubu ngubu ufite umukiriya wahita uhagura twamushaka rega buriya ntuze wa mukomisiyoneri yabikora Kamara aba afite abakiriya ntajya abura abakiriya kandi urumva ko turamutse tubagurishije baduha amafaranga menshi twe tukagura ahandi hantu noneho tukabona ubuzima bukomeza ni gushaka umukiriya nyine ariko nyine ntibaduhinde bakaduha amafaranga nyine twumva twagira ikintu dukoramo wenda nanjye nkashaka n'indi mirimo nkora ntagiye ubundi rero nicyo nkwemerera nkunda ko tujya inama kandi tukajya inama z'ingirakamaro ubundi iki nicyo nkwemerera nako ndabizi abagore mukunda keya rwose buriya Kamari hari ahantu arahagurisha kandi ariko bagomba kuduha amafaranga ku buryo nanjye nzava muri ubu buzima rwose ibintu byo guhinga nabyo amafaranga barayaduhayo menshi humura baraduha amafaranga menshi ikenure twikure mu bukene
gushaka ewa harya wa murima urepfo hariya mu kabande bawe kuko ndi hano hepfo nyine. uriya murima rero rwose dushakira umukiriya buriya uriya murima uri ku isoko kandi urabizi ukuntu ungana. Uri ku isoko uriya murima? Ni umurima munini wawugezeho urawuzi. wowe kubera ko muziranye n'abakomisiyoneri ushakira umukomisiyoneri nyine Ibyo biroroshye rwose, ibyo biroroshye naza kumubashakira. umva rwose bigire vuba vuba dore iza riravuze ubuhuha rwose dufashe ibintu bimeze nabi. Nta kibazo namubashakira. Numva ari mushuti wanjye yigeze kumbaza umurima ndaza kuza kumuvugisha numva niba kiwugira. Rwose tubabariye rwose turashyira imbaraga rwose urumva kwera ariko wowe dufashe nono utuzanire umukomisiyoneri vuba byihuse. Komisiyoneri byihuse duhita tuwuhagurisha nawe uboneho. Mwivunika mushuti rwose. Si wa murima hano hepfo? Uriya rwose hariya hepfo urimo n'amasaka ameze neza rwose. ya masaka rero nayo ubwo uzawugura azabigura. Mushuti wanjye rwose ahita wishyura. Nyine wowe ubikurikirane urabizi umuntu wanyu kuva na kera ariko kandi mumeze neza. tumera neza se tumera neza pe ntabwo tutari meze nabi nubwo umuntu aba ahagaze mu kwihagarara mba numva ngiye no kugura hasigaye uretse ko abagabo nyine bo bihangana Mba namuvuye guhinga. mbese guhinga wagize ngo byabuze Umupira we ndamufite rwose ndamufite ndabizi leta. ibintu byarakaze none wumva muri iyi minsi kuko twabona amafaranga byakemutse rwose. dore ni uku nguku dore Nibi yabaza mbwira mbese. ibi ngibi rwose ni inzara gusa. Twagiye guhinga duheruka kurya rusange ariko urumva ubu nijoro twariye twagiye guhinga nahimbuye byose ni inzara. Ndabyumva birakomeye rero ibibazo muze kuza nimugoroba madamu afite nyine abareba ko ari kinaba kuko njye nari muri siporo nyine arimo ndataha. turaza kuza shaka umusindagiza nawe nyine muze reka kuza nimugoroba. musindagize ntaribi Madamu abarebe. sawa ariko ubikurikirane vuba. ariko umva biri ahangaha rero reka ubundi ni twebwe tuzi gutera inomero ya mbere twarabibonye akagira ngo ni ibyanya buriya ariko kandi turamuhamye isikagize ngo ni ibyanya ntago azonye buriya agiye rero gushyiramo imbaraga nyinshi ari sawa buriya tuba tumwemera nono nimba hari abantu bazi gutera inomero ya mbere umva ariko neza usiko buriya aravuze ati bari abantu barapfuye inzara irabishe barenda gupfa ntamenye ko ari imibare umuntu aba arimo kumuha urebe yuko adahise atwohereza iwe mu rugo ngo tujye kuzanaho ikintu cyo kurya. ndajyayo nyine ego mwana nese urumva nabireka ahubwo kujyayo ntukinde unyaruke ugereyo ese ubizane ubundi ubwo binjemo gute kugira ngo nihwereze ego mwana siko wagira ngo ego uri umuhanga uzi ko hashobora gukina sinema.
byarangiye rero ni mu biki nasinziriye wasinzira si kuki usinzira mu kazi ntabwo mbizi rwose kuba maso abajura muri iyi minsi basigaye barateye abantu bari kunsakuriza muri iri joro hari naje ndabibona karibu nyine muri isanga kabisa ubu nibwo nari nkigera hano nagiye mpura n'abantu baninze nabona ko n'imyenda ya siporo nyambaye turabibona cyane nk'aho tubahuriye nyine ubwo rero wa mugabo we kuvuga ni ugutaruka kandi kuvuga menshi si ko kuyamara urabizi twari twakubwiye ikibazo dufite ukizi igihe cyari iki twari tuje kamamagare nyine umukobwa wanjye arebe nyine abarebere wamugize neza kwini ngaha wagenda nyine barabona abantu ukabarebera ukabazanira ibyo kurya kiravuba nyine andi makuru yanditse nta yari asanzwe nyine ni kwa kundi naho babibonye ko byari neza ari byiza ariko nyine mwebwe mu minsi mike ibibazo byose birakemuka kuko umukiriya twavuganye we yabyemeye ko umurimo hano nawe ushaka byihutirwa si aho yaba adukuye gusa aramutse aje ariko mugurisha ni ukureba ukuntu mwashaka ka bizinesi mukora cyangwa mukanorora kugira nyine rwose natwe niyo mpamvu turi kugurisha hari bizinesi dushaka gukora kugira ngo turebe ko twatera imbere nta kibazo ndabona yabizanye aryoherwe murakoze ko bwa mwana azi no guteka wa mukobwa azi guteka uriya mukobwa rwose uriya mukobwa wanjye nanjye ajya ntungura nyine abiteka neza yitonze Cyuma meze bite uraho muraho neza ewana nkubonye nagushakaga kabisa nyine urareba Kamari yarambwiye ko ufite umurimo ugurisha ahubwo si uwo murimo urahagaraye uwo murima dore rero uri hariya mu kabande hariya hirya hariya hirya kandi pe ndabikeneye cyane ko kuwugurisha gusa umuntu umurimo ungana ufite kangahe kuri kangahe ni umurima munini rwose ibyo kumbwira ngo kangahe kuri kangahe nawe waza kujyayo ukawureba ubwire Kamari ajye kuwukwereka ahubwo se nta kuntu twajyana ukawunyereka nabyo nta kibazo byakunda ariko ni umurima munini pe ushobora kuba ujya kungana nka hegitari reka tugende wowe uwunyereke ubundi ewana dushaka umukiriya kabisa dore rwose ntabwo ari kure
nirya hariya gato y'amutabazi. Tugende turebe hirebe. Ubuso uyu murima niwo wahora gutakaza. Uwo murima wabona ko ari mwiza. Uzigika byari ufite ari. Oya reba no mateke arimo. Ugera ku mazi hose ugerayo. Ako nukabe. Uyu murima urabona utagarukiyemo hano hasi. Wabonye ariya. Katumanuka ukagere kuri ku mazi ukakata. Reba ayo mateke, reba amasaka arimo. Uyu murima yageze ubuhinga. Wabonye? Reba no masaka. Siko n'ahandi hari amasaka ameze nk'aya ngaya hano. Reka ariko ntukabire. Reba rino teke wowe. Ni heza. Uyu murima ari kare. Uko wema nakigenda. Nese ubundi urawize. Karera. Ibikorwa birimo. Nise ugeze ubuhingamo ngo urebe ngo niba wera ni cyane ubutera. Reba amasaka ari mureba amateke. Ubwo rero namwe. Wapi murima nakigenda pe. Akigenda reba ano mateke. Erega ya mateke reba ngo gutya hagaze. Ushobora nko gukura gatoyo ugasana nta kintu kibereye. Tujye kuzana isuka. Hano urabona ko hameze neza. Wapi nagwa nese. Wowe uri kumbwira ngo harera ngo ibiki n'ibiki. Urabona bino n'ubundi bitameze nk'iyi mirima yo ruguru yindi. Nese urabona hari ahantu. Ubuse. Nese murabona bitandukanye. Abona bimeze kimwe n'ayanga. Basi tureka ari. Nese reba ariya, ureba ariya. Nese uguri kumbwira. Uyu ngo bitumye harimo ifumbire mvaruganda, harimo mvaki. Ako yango kwagira ngo wawugize. Wawuhinze. Ubwo najya kugurisha. Ibi birimo niwe wabihinze. Nawe ndasinge wabihinze ariko ababihinze urabona ko byese. Uyu murima ntago ari sawa. Ubundi se ngo mushaka amangara. Urabona reba ahantu ugeze. Ugatambika ugakata ukongera ukazamuka. Erega nubwo uvuga ngo reba ahantu ugeze do singaho ahantu uciriye se. Wenda twavuga yuko ari muremure pe mu gutambira. Ari wapi singaho se ahantu inuzi igeze. Ahantu bya bintu bashingirira. Arahehe ko mbona ari ibi. Nyine harimo akagezi. Oya do nese we naguri kubireba ariko. Reba ahantu uciriye ni hano aho uramanuka. Ukagenda gutya. Ata wowe ndumva ari wo turi kujyana neza. Erega nago yawugura nabyemeye. Hariya kuzamuka. Oya naga ari mwiza. Naga ari mwiza rwose. Ubwo rero urabona hariya gutya ukongera ukakata. Hakamo miliyoni 12. Ngo? Miliyoni 12. Hey Jesus. Uvuze? Oy, nabondi za 15 nuko mwebwe nabonye muri abakiriya. Ariko Mungu wangu. Oya rwose. Ugize ngo miliyoni 12. Ariko wowe reba hano hantu ureba uburyo. Ariko usizemo. Reba ibintu birimo. Usizemo naya. Konfirma neza ngo turebe. Ubundi za 15 wowe tembera murebe. Mbese muri make warugabanyije ngo 12. Oya wenda twagwanga. Hewe. Ndakarabye nakarabye. Nani yaba ari make. Umunani yemeye twahagwa. Wenda mugire 10. Dukurireho tuzakomeza tuvugane basi. Ariko tega mande ngo baze wa musore. Nagunzi nanjye sinkuzi sibyo.
urumva bino bintu ngo miliyoni ngo 12 giki we bakubwiye ayo bafite bakubwiye ayo bafite ya nyuma cyangwa ukongera haya washahize ebyiri kandi akubwiye yuko afite 8 ntacyo bweze ebyiri muzazinsigara nabyo nta madeni nyene yaho ngaho hagati aho ngaho amadeni mubi nabwo nyine nugushidikanya na ubuse ariko ubwo ngubwo nzabanza nkuremo amasaka yanjye ntabwo umunani kandi wavuze yuko atari ibyawe umunani byaho tubwiye ko atari ibyawe ntego wese urumva ariko ubundi ufite icyangombwa bundi cyerekana yuko uyu murima ari ugiye ntabwo twagura nta cyangombwa kirahari cyangombwa gihari nibwo twahagura uriya bajya bavuga ngo nta foto nta cyabetega ngo ubwire wa musore cyangombwa ibintu by'ingaru ngende yamini kujya tujya kugira nyine guhinduza okay rero ntari bireka nkubwire ubu wemeye 8 ubwo ngubwo wenda 10 turi guhaye ibintu byose wavugaga ngo wakuramo amasaka wabirekera of course ntari mwebwe mu nkubiti 10 ewana bijyana aho ntari byose unizere yuko hagati aho ngaho nanga kandi ndabaha icyangombwa tukajya cyangwa tuba tugifite se yazana ingaruka kandi urazana n'umuntu abisinyire ariko turagira ubuzi ko nawe uyu mujama nawe bamukuye twe turagira kuguha amafaranga tugiye kugurira tunagurira abantu b'abatanga bane n'abanjye ahubwo n'ababo ubwo ni abagabo bo kubihamya ko twara nyine n'abanjye murabagurira inzoga mu mpaye ngo turabishe ngenda cyare karama ko hantu urajya kugurisha inzoga natwe ariko nyine urabona ko amasaha yagiye no ku kazi katwihote naribi mu mafaranga buri musenyi ntago twaguha ngenda byanze tuzagaruka tubiganireho tubone gusinya ayo masezerano tumara gusinya n'amafaranga of course nta kibazo ubwo nanjye kigali ndeba atwereka twigire job byanjye ariko nyine ubu nawe utera ikirungo nimba hari ikirunguzi nyine kijya mu murima nawe cyugishyiremo tuzasanga ibintu bimeze neza biryoshye sawa Kaya nta mafaranga yigendera ntako nayajugunya ubundi nibavuga amafaranga ujye ubanza urebe izi fimbo ebyiri amafaranga yose urumva nk'uko bayaduhaye siko nahise nyabika kuri telefone nkasigarana izi fimbo ubundi ni urwibutso rw'amafaranga twari dufite nashyize kuri telefone ndasa niyo mpamvu wari uzambaye ko izi fimbo uzi ko twaturutse mu rugo nta nabirebye ntabwo nazikuramo abantu bose ntibareba babone yuko nagurishije isambu kandi ndabizi barahita babimenya ariko uriya muntu nawe abigize vuba umva nawe rega kamari ni umuntu mwiza pe ibintu twakoze yagombaga kubikurikirana akabigira vuba umva yese abyirukansa mu minota itarenze ingahe none rero shanga aho najya nakira noneho nabereye ubu mbaye umukire ariko ibuka wa mugabo ibintu twamukoze we umva rero uriya mugabo akira uriya mugabo niwe watumye ibi byose tubigeraho ariko twamutekeye umutwe mana ubu ngubu uyu mudugudu wose turawuyoboye ku mafaranga ntawe uduhiga mbabaroka niyo mpamvu rero ngomba kuzibira kandi wese ubwo ahubwo se seriveri abaseriveri ba hano nabo ntabwo baba bazi ko umuntu yifitiye amafaranga ye ku mufuka ajya papa kizi iki genda nk'ababyeyi ikora ikintu cyitwa mobile genda uzane mobile ebyiri ubundi urumva ibindi turabikubwira nyuma sikonje cyazishyushye genda uzane izikonje hari gutinde yego ndavuga yavuba vuba
ikibanza reka buri kiriya kibanza amafaranga twagikuyemo ebana niyo agiye guhindura ubuzima bwacu. ntabwo twaherukaga no kwishimisha. None se si nk'ibyo byose ubu hano waherukaga kuhagera ryari? Si kera? byahise ubwo nabizakora no kuhagera iyo tutagurisha ibyo Kakoze buriya reka mubwire nta kintu kiryoha nko kugurisha umurima wawe hanyuma ugashyira amafaranga ku ikofi biraryoha. Reka uze usome kuri kiriya kibyeri kinini urahita wumva hano mu muhogo kamanitse neza. mba nako naherukaga ni ukuri mu muhogo. Ntabwo wagaherukaga nari mbizi niyo mpamvu mise mukanikijyanira umugore musohokane njye kumugurira ikibyeri yinywera. ahubwo se ko ndeba seriveri arimo aratinda hose icyaka mfite mu muhogo hari hahumagaye. Hano hantu umenya ntazongera kuhagaruka rwose bari hano hantu naho nta serivisi bagira pe. Ariko reka mubwire nubwo batinda bwose ndabona yaje ntatebuka baba batinda ubundi kuki inzoga zanyu muzitinda yihangana twari twatinze. akira tebe ubuzima bwacu uterekana gucicu igoshako ariko nta kibazo niyo warinja amafaranga ndayafite ntabwo nabura icupa nkugurisha do aka kajya hado kano kareba inyuma ariko nawe ugiye mvuga mana gusa ubona agahanga kareba inyuma. noneho ukuntu gakonje karafuse mba nanjye dore aho nyigejeje kubera ukuntu ntayiherukaga. sha ariko abantu banywa kano kantu banywa akantu karyoshye. umva icyaka kiba kimeze nabi. ko ndeba wasinze kano kanya wa mugore we ariko mubyeyi ubundi jye nayinywere kirashe inzoga umva ko nigera wabuze icyesi ugatereka hano tugakomeza kukinywa. wa mugore we iyo wayimaze umbwira ngo ubwo se uri kureba ukabona ese iyi ngiyi ni inzoga koko kureba waguha iyindi uri umugore nishakiye nta kintu uzamburana. abakesi bakazana bagashyira ngo ariko tumaze ibyo ngibyo ngo avuga ko ari nta kintu uzamburana narahiye nuko nyine ese madame hamagara abaseriveri azana izindi. oya seriveri Hasa abaseriveri bahangaha rero njyewe mbona nta kigenda ubu se nta nubwo asa no kureba ko twazimaze gatwongera nitabye uriya muntu yaguhamagaye ntabwo amubwira nari njyana mu gikari ariko ubundi ko muri maso hataraya tuziranye tuziranye nanjye ariko ndabona amaso ataraya noze mbitegereza mbona amaso ataraya harya si muri babandi naguriye ikibanza ra niyo bari we gusigara ibyo jyana ufate icupa jyana ufate icupa nawe icupa uguriye byeri genda umwe waduguye ahandi twendaga gupfa kananjye nyafate nkahorobye murakoze
uriya mugore yatugiriye neza, yaratugiriye neza, tugura ubutaka kugeza ubwo yadukuye mu bukene tukaba tubasha kwinywera inzoga. ubu ni wowe gutuma nkotomera kuri aka kabyeri. Seriveri! Seriveri! bose nakutabye Mwa mwatinze kandi umuntu aba afite aye. Mufitemo iki se hari? Reba agapirimusi cyangwa se akuma. akuma kahise Mambo urazifite? Gira vuba vuba icyaka kiranyishe. Sha, ubundi aha niho hanjye. Ntabwo hano nakakira. Ubundi hano rwose nkunda serivisi zabo. ubwo twabona gutanga Ngewe ariko se bakwita n'ubundi. Bawicaye aho ngaho tube tuganira ubundi. Ubundi nawe nabonye. akakuma sura kavanga amasaka Nakubajije bakwita nde? abo nawe uretse ibintu byinshi waretse kubanza yakwibwira twamaze Naho gafungure. Gafungure. Ariko bakengetse gusa kararyoshye. Harya wari umpaye kano musomero? Siko ndavanga ko. vanga twese ko watunye Ese wanyegereye hano hino? Negera. Negera igikoro. uretse none se erega Akira abanza usomeho nuko. Bose somaho wihushira ipfa umwe wumva uko bimeze. yewe akanga karega nubwo mashobora cyane Akira. bashaka yari kazi kandi erega no kukwegera ntago ari gutyo ese ndaza mwegera gutyo naka Rega nta kintu nakwima ngifite wowe nakubonye. ibintu byo kunywa wapi cyangwa nyine mu mufuka sina kintu kuri Umufuka se rega ikintu wamburanye se ko? Rega ubundi keretse icyo udashaka. Do. banzi kirira hanga Ugira hino. Bana se nkwereke ko nyafite. Wagize ngo naje kunywa ntafite amafaranga wayabona. aya mafoto ni mufite Wayabona. oya yaseyo Ayo ngaya nyine wowe nyegera n'ibitwara neza. aganga ariyo negerera abantu bazishyiraho Amafaranga arahari wowe. shyiraho n'ayandi bose cyangwa nayo yigumane shyiraho ayandi oya kunkoraho nayo n'ayandi ntabwo upfa kunkoraho gutyo Kandi nakweretse ko amafaranga nyafite ko. kuyanyereka no kuyabona Uretse woshya. ubundi zana nini Ngaho akira bara n'amafaranga rero. Ubundi ngiye nta kintu wagura. none ubundi ngibi nibyo nari ndi kukubwira hanyuma se ahubwo bimeze bite ko mbona ndi kugusaka Ubundi rero ureba ko ari we naburaga na mbere hose. sinana n'angana Hano harimo ibindi bitari inoze numvise. Uzi ukuntu ahumura nkawe. niyo nasabwaga disi Uhumura neza ndakabura inka nuko urakaba umugore mwiza. aya ngaya urashyiraho n'ayandi Wayabonye? amafaranga Kuri telefone mfite handi ntugire ikibazo. okay Keretse icyo utari buze gushaka gusa. ariko ntukazaza umpa amafaranga nk'aya ngaya urabona nk'aya nshaka amafaranga ameze gutya None se ngo ayo nari mfite ku mufuka nayo ariko ku mufuka kuri telefone. Please witonde kuri telefone mfite amafaranga.
niyo wamara umwaka wose urya ku mafaranga yanjye ntabwo wayamara pe do ngaha ho nabereye jewe yangaya reka mbe yabitse sundi ubika noneho ibindi turaza kumenya bika rwose ubundi rero unasome rwose wica icyaha izindi ntabwo nkunda kuzishobora ndashaka ko kugura ndakagura izo ubasha ndazigura izindi wapima mbona ziciriritse ariko karanaryoshye karengetse ubundi se uri igikobwa cyiza cy'amaso meza ibyo nakubwiraga wowe buriya nimugoroba twari duhuze uzi ukuntu ibintu bimeze gute ibintu birashyushye gute rero gahunda ni iragereye ese wa mugabo ujya uza kunywera hariya iwacu jya umubona wa wundi waza wa wundi nyine wabo wandi wazanye n'umugore cyagiye bagataha basinzi nabonaga munazira yewe ntago nyine mbazi cyane namubonye kuri ariko ariko wabahaye miliyoni zibega amafaranga akuzura amafaranga uziko natangiye gukuraho kimwe cyacu yego se urasetsa nawe utangiye no kuyaryaho ndakubwiye ngo ube nkuru niyo nari kukubwira amafaranga afite agenda nkuraho make none atanga amafaranga atanga nkuyikuraho ako si bundi gutambye undi wabaha amafaranga ngaye kubyo afite amafaranga amaze kumurenga kubujya mugeze ahangaha nubwo ari amafaranga menshi pe uzi ikintu cyabaye cyaraje nimba cyari cyasinze nimba cyaraye mu nzoga atsindiye kihageze mbingutse ati yewe ati noneho uyu nguyu niwe uri guserva ahangaha nanjye uranze rero ndavuga ati iki rero cyaze kabisa baza ngo byagenze gute nahise mvuga ati okay niba ari uko nguko bimeze reka nibebeze ubundi birabifata nizere yuko wizera hiki wari na duke wamukuyeho rero ubwo ona duke vuga uti twinshi duke se gute ubwo rero ndi kumva nimba ari uko bimeze urumva nyine ugiye kumara amezi 2 nawe wishyura inzu uri kubyuka nushaka kumbwira 3 kuko njye nabonye ikirombe cy'amafaranga uzi gusetsa nushaka kumbwira 5 ngiye hunda yakwemereye uza amafaranga ameze ko bayicimiye ahubwo nubwo ndagutama kubera yuko ibintu birashyushye ibintu bimeze uko ndabigenza rero ko ngiye kunywa ngasinda mva ugasinda nushaka urarucurama ibyo birakureba icyambere nuko ngiye mfite gahunda yo kugusa cyaze kabisa ako kanjyana na hahandi kereka nimba atara ubundi wowe umbwire ngo ukeneye iki muri ano masaha ubu ngubu ndi birige yego birigete wacu ugomba birigete wanje agomba kunsohokana ahantu heza washaka inkoko washaka ifi nushaka ubushaka inkoko indi ziritse nayo ndayikugura okay good hahandi niyo tuzaruhukira ngejo waretse se ku mugoroba akazi gasoje tugahita twimanukira nabyo nta kibazo ariko ejo twansubizayo ese nawe naho ngaho urimo kurengera uyu ntabwo ari ukurengera urumva twagiye mu kagoroba urumva kandi cyane no kujyayo akiri ku manywa nkaza nkahatembera neza nkahamedita fresh dushake turareyo ahubwo tuzaze ejo ku mugoroba ubundi aka kare niko mba nshaka cyaze kabisa ni karibu be muraho mwe n'ikibazo nicyo kibazo se mwe n'ikibazo rwose ibibazo biranyugarije wokabyara kandi umugabo agirwa n'undi cyane rwose wokabyara ndakwinginze mbabarira unguriza amafaranga ubu ngubu barimo baranyishyuza ubutitsa mbabarira ndakwinginze amafaranga nguriza nk'ibihumbi 50 nkemura ikibazo rwose ese amafaranga mwagurishije muri mwaka kanya murayamaze ari amafaranga erega yari makeya ntabwo nzi kugira ngo se ntiyabaye make ari makeya yabaye makeya nishyuye amadeni ndishyura none ntibyahuriramo n'ubundi baracyanyishyuza ko mfite amakuru ko wajyanye mu ndaya reka njyewe mfite amakuru ko amafaranga wajyanye mu ndaya umva ahubwo wowe mfasha ungurize ku mafaranga
njye ejo rwose cyangwa ejo bundi nzakwishyura nk'ukuri. Njye mufashe mugurize amafaranga. Yego. Kandi mu mafaranga bayaguha ukayasesaguza. Ubusa n'ingero wishingiye abantu nkamwe mutazi kujya. Ni ukuri mbabarira ndakwinginga. Aya mvira genda akuse waretse nyamara mugabagirwa genda ntabwo ajya ngo umuntu kumenya kujya.